Bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Nge uteze amatwi di Benita Giraneza Uwel. Akarere ka Ankole bagira amoko atandukanye y'amafunguro gakondo yihariye bitewe n'imibereho y'ako karere. Eshambwe ni rimwe mu mafunguro aboneka muri aka gace ka Ankole, riba rikozwe mu mavuta y'inka aturuka ku mata, rikaba kandi ingenzi ku buzima bwa buri munsi bw'abahima n'abahimakazi. Eshambwe nyuma yo kuva mu mavuta y'inka hongerwamo umunyu n'indi miti y'umwimerere kugira ngo ribe ifunguro rifite umwihariko, rikunze kongerwa mu bitoki cyangwa se n'andi mafunguro aba yateguwe bitewe n'umwihariko nyiri kuyategura yifuza kuyategurana. Irindi funguro utabura muri Ankole ni ibitoki cyangwa se matoke. Ni ingenzi cyane muri Uganda, byaba ibyokeje cyangwa ibitetse bisekuye bakunda kwita umunyigi, cyangwa se n'ibitetse mu bunyobwa bisanzwe. Ibitoki muri aka gace ni rimwe mu mafunguro batajya babura ku mafunguro yabo ya buri munsi. Babiteka kwinshi, baba babitekana amavuta y'inka, yaba n'ababiteka mu nyama. Yewe ikizima nuko riboneka ku mafunguro yabo hafi ya buri munsi. Ku byerekeye ibinyobwa byabo kandi hari ikinyobwa cyitwa omushereke. Ni ikinyobwa gakondo gikorwa mu bitoki cyangwa amasaka, kandi gikunze gukoreshwa mu mihango y'ubukwe, ibirori cyangwa izindi nkera. Ni inzoga isharira ikorwa byihariye, ikagira umwimerere wayo, kandi igakunda gukoreshwa mu mihango itandukanye y'Abanyankole. Amata nk'uko twabivuze ni ikinyobwa cyihariye cyabo kandi bubaha cyane. Abahima n'abahimakazi bo mu Banyankole bakunda cyane amata, bagakunda amavuta yakomokaho nk'uko bazi kuyategura neza, yewe n'ibikomoka ku mata byose. Amata ashyushye ni ingenzi kuri buri funguro bafashe. Amata kuri bo igihamya cy'uko ari n'ingenzi kurusha ibindi binyobwa nuko bagira ibyansi byihariye byo kuyanyweramo. Ntibayanywera mu bikombe, ntibayanywera mu bindi, bayanywera mu byansi byayo byabugenewe. Mu mahame yabo n'umuco wabo birabujijwe gukerensa uko wiboneye icyansi cy'amata. Ntawe ugitera umugeri, ntawe ugitwara uko yiboneye agicuritse cyangwa kireba ukundi. Agomba kugitwara yigengeseye nk'igitwaye amata. Ku bijyanye n'inyama, muri Ankole inyama ziribwa mu birori n'imiziririzo yihariye. Inyama y'inka cyangwa se inyama y'inka ni inyama itekana umwimerere wayo, kandi akenshi ntirungwe cyane nk'uko ahandi bigenda. Hari ikindi kinyobwa bakunda cyitwa ubushera, ariko bo bakita obushera. Obushera ni ikinyobwa gikorwa mu binyampeke nk'amasaka cyangwa se ibigori cyangwa se yewe n'ingano, kandi gikunze kunyobwa mu minsi ya buri munsi cyangwa ku meza yabo ya mu gitondo. Muri aka gace ka Ankole kigakundwa cyane kandi kubera ukuntu gitera imbaraga kandi kidasaba kuba gikaze cyangwa ngo kibe gisembuye cyane. Ibyo rero bigatuma kiba ikinyobwa cya buri wese, bose bisangamo, abana, abagore, baba batwite cyangwa se abadatwite, abari n'abasore b'ingimbi, abagabo, bose bakibonamo. Mu mafunguro yabo gakondo harimo n'umutsima w'ingano, umutsima w'amasaka ku bageze mu zabukuru, n'imboga rwatsi nk'urudega arizo bita orudega muri Ankole, amateke, ibijumba n'ibindi byinshi. Gusa uyu munsi ku bijyanye n'amafunguro ni ibyo by'ingenzi twabahitiyemo. Nangaha rero tubaye dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Ndabibutsa ko igitekerezo cyawe, inyunganizi yawe bidahejwe hano kuri BGU Space.